Mwongeye kwirwa. Uyu munsi ngarutse kugira ngo turebere hamwe ukuntu washushanya igishushanyo ushushanyije kikaza byidubuye byabaye byinshi bitabaye ngombwa ko wongera gusubira mu gushushanya cyangwa se kongera gutobora urugero nimba ari byo wakoze. Bigenda bite rero? Wowe uraza ukabanza ugashushanya ibyo ushaka gukora mbere na mbere. Ibyo bintu uri gushaka gukora wabisoza, ukabona noneho gukurikizaho step yo kuza gushushanya ibyo bintu kugira ngo bize kuza kwikaraga ari byinshi. Ubu urabona amaze gushushanya rectangle cyangwa se urukiramende, square ifite 200 kuri 200, ubwo ni milimetero 200 kuri 200. Iyi nyisoje cyangwa se bitewe n'igishushanyo wowe urimo urakora, uhita uza hano ukasubira kuri sketch bakaguha umwanya wo gushushanyamo, noneho warangiza ugashushanya uruziga. Urwo ruziga ushushanyije ukaruha ibipimo. Ibyo bipimo uruhaye nibyo biguha ibyo uri bugendereho cyangwa se ikintu uri buze kwifashisha muri urugero muri iyi video turimo. Tugiye gushushanya nyine kugira ngo bereke ibi bintu uko bikorwa. Nimba nshyizeho 10 ku 10, ubwo bivuze ko intera ndi buze gushyira hagati y'ibi bintu byanjye iza kuza gusa nkaho ingana bitewe n'uko njyewe nagiye mbishaka. Urabona gutobora birarangiye. Igikurikiraho rero ni iki? Kugira ngo ibi bintu byacu bigaragare kuri iyi plane dufite, nako kuri iki gishushanyo cyacu, bitabaye ngombwa ko twongera gusubira gutobora, uhita uza hano kuri layer pattern, warangiza ugaselectinga uyu murongo, ubundi ugashyiramo intera ushaka hagati y'izi ntoboro zawe. Ubwibyo birangije uremeza. Iyo umaze kwemeza uhita usigarana za ntoboro zawe zagiye kuri wa mwanya washakaga ko zijyamo, kandi zose zikajyaho bitabaye ngombwa ko wongera gutobora. Ubwo tugiye kongera tuzishyire no kuri uruhande rumanuka. Ni ukuvuga ngo uraza ugakora kuri uyu murongo umanuka, nanone zihita zijyaho, ushyiramo intera ushaka iri buze kuba iri hagati y'umurongo n'undi. Ushobora no kuba washyiraho umubare w'intoboro ushaka. Ibyo byose biba ari amahitamo yawe. Hano nshyizemo 30, mpitamo ko intoboro hari buze kugenda 8, ngendeye kuri uriya wa mbere. Ubwo ugahita ubyemeza. Iyo ubyemeje za ntoboro zawe zose zihita ziza kuri iki gishushanyo cyawe. Iyo ibyo birangiye ushobora gusevinga. Nimba uzagikenera ubutaha ushobora kuza ukakibika, wakibika. Ubwo ushobora kuza ukaba wakibika, noneho ukazagikoresha ubutaha. Ubwo hano birarangiye. Murakoze rero ku bw'aka kantu muteze amatwi ndetse n'amaso, mukadutiza n'umwanya wanyu kugira ngo tubashe kugakorera hamwe.